turabiyegereje nanone kuri podcast yacu. Turabizi yuko mudukunda, natwe turabakunda, abari ahatandukanye turabasuhuje cyane. Turabizi kuko ku isi abantu benshi bakurikirana social media. Urashobora kuba utarabonye ikiganiro cyacu twakoze ubushize, ariko turizera ko noneho kino uzakibona. Rero turabiyegereje kugira ngo ikiganiro tugiye gukora nanone ubane natwe, kandi turabizi neza ko hari ikintu uzakuramo kandi bishobora kugufasha nyine bikakubakira ubuzima. Karibu cyane mukomeze kubana natwe. Amazina yanjye ni Umutoni Bonheur, bakwita nde? Nitwa Ndungutse Felix. Nongeye kubisubiramo n'ubushize narabivuze, kandi ni byiza no kongera no kubisubiramo, ntacyo bitwaye. Umuntu abari anezererwa izina rye. Yego. Ni karibu cyane kabisa. Twarashimye cyane kuri comments, ku bitekerezo mwagiye mudusangiza. Ntekereza ko wenda n'ikiganiro cy'uyu munsi kiraba gishingiye kuri one of the comments. Nibyo koko ushize twakoze ikiganiro, wenda duhita tujya muri gahunda yo kuganira. Twari tubasuhuje kandi turabizi ko indamukanyo muzakiriye. Rero twinjira muri gahunda y'ikiganiro. Ubushize twakoze ikiganiro kijanye na divorce, cyangwa se gutandukana nyine kw'abashakanye. Cyari ikiganiro cyacu ca mbere kuri no podcast yacu, kandi twagerageje kubona review nziza. Abantu baratwa-appreciatinze, baduha iyo support nyine kugira ngo ibaze uramutse ukoze ikiganiro ukabura n'umuntu n'umwe wanditse hari hasi. Baradukunze. Barabikunze, barabyishimira. Ariko twari twasabye ko nanone abantu bazagenda bazandika nyine comment, kubera ko byari ibintu biri debatable, bishobora kudebatingwaho. Noneho dusaba ko abantu bazandika comment zabo. Dushimiye abatwa-appreciatinze. Hari harimo abantu bakuru, abatoya, donc ingeri zose zari zirimo. So hari umuntu watwandikiye, abatwa-appreciatinze ni benshi, ariko kugira ngo nyine duhite twinjira muri ico kiganiro, reka dusome comment y'umuntu umwe gusa wavuze ku kiganiro kijanye nyine n'ibyo twari twavuze. Niwe umuntu usa n'uwagaragaje uruhande rwe muri cyangwa se uko abibona. Uyu muntu sinzi niba ari ngombwa kumuvuga, ariko you don't have to. Reka wenda tuvuge gusa. Tuvuge comment ye nyine mwumve namwe uko yavuze. Yaravuze ngo buriya uzumva hari ikinyoma abanyarwanda bagira kivuga ngo ntugatandukane n'umugore kubera abagore bose ni bamwe, n'undi uzaza ni kimwe. Ikindi ukumva ngo abantu bose batandukanye bapfa ubusa. Ibi ni ibinyoma kandi ni ibinyoma tugomba guca. Hari abagore beza n'ababi, kandi gutandukana kw'abantu ntibaba bapfuye ubusa, ahubwo kubera ko agahwa kari ku wundi gahandurika. Wewe katiraho ubyita ubusa, ariko haba hari impamvu kandi ifatika. Rero gutandukana si byiza, ariko kandi kubana nabi birutwa no gutandukana. I love this conclusion yatanze. Aravuga ngo kubana nabi birutwa no gutandukana. Yaravuze ko abantu badatandukanwa n'ubusa, ariko aravuga ngo kubana nabi birutwa no gutandukana. Bino biraza kutuganisha. Turagushimiye muvandimwe watanze no comment, wa respondinze neza cyane. N'abandi nabo nidutanga ibiganiro ukumva hari igitekerezo ufite, ni byiza kukidusangiza. Gusa hari aho yasa n'uwagiye mu ruhande rumwe, yirifarinze ku bagore gusa, abandi sinzi wenda icyo bivugaho, kuko yagiye mu ruhande rw'abagore kandi sibo gusa twasanze aribo ba nyirabayazana. Hariho n'abagabo, no mu ruhande rw'abagabo birashoboka ko umugabo ariwe bishobora guturukaho cyangwa akaba intandaro. Ntekereza ko n'ubundi tugiye gutangira ino topic ya divorce, bwa mbere twari twavuze ko nyine ntago turi buyinjiremo cyane, wenda kubera ko nyine ni nini, kandi ntekereza ko umuntu nyine avuga bitewe n'uko arimo arabyumva. Bitavuze ko wenda ibyo twumva byose twari twanabivuze, kandi na side yabishyizemo niyo. Twari dufite ibibazo 4
tuvuga dutekereza ko ari cyatumye haba divorce nyinshi hagati y'abagabo n'abagore, ni bande babigiramo uruhare? Noneho rero kuri urwo ruhande ndumva amakosa ari gufata abagore. Amakosa ni nkako twafashe conclusion kubera ko twasanze aribo bantu bashobora kuba bahura n'ico kintu cyane, noneho wenda bakabura imbaraga zo kucihanganira kurusha abagabo, cyangwa se tuvuge ngo kese zimaze kugaragara nyinshi zagaragaye ku bagore cyane gusumba abagabo. Ariko wenda nk'uko wari ubivuze, kubera ko ino topic yari nini cyane, uyu munsi turagiye gukora ikiganiro gitoya cyo kuvuga izindi point twari twasize, cyangwa se ibitekerezo. Wenda nidushaka twe kuvuga ko ari na point ibitekerezo twari twasize, ariko bidasobanuye ko tuyirangije yose. Urashobora nawe kubona ibindi ariko turagaruka kuri ikibazo cya kabiri kivuga ngo ikibitera mu by'ukuri iyi divorce cyangwa se ku gutandukana kw'abashakanye. Twari twakivuzeho ubushize, tukivugaho ibintu bike, turongera tukivugeho. Noneho rero twibaze ngo ni iki gitera bino bintu. Rero tubwire ikintu kibitera, kibitera intandaro, cyangwa se niba ariko nobyita. Donc turebe mbese mu by'ukuri izo point twari twasize, then tuze kongeraho n'ibindi. Kubera ko ntekereza ko zimwe wenda mu z'ingenzi twari twazivuzeho, hari nk'uko yabivuze ngo ntago abantu bajya bapfa ubusa. Hari ikintu nshaka ko turebamo cyane, wenda twari twanabivuzeho kare turimo turaza, gutandukana guhera abantu bakiri mu rugo barabipanze. Ubwo nyine ntekereza ko bose atazabitekereza icyarimwe, hari umwe umutwara aba ufite cyane. Noneho wenda aricyo turebaho cyane, ese birashoboka ko hari umuntu uba uri mu rugo ariko mu by'ukuri yumva yaratandukanye na mugenzi we? Cyangwa se wenda nyine yumva hasigaye nk'akantu gato ko kubyofishalizinga, ariko mu by'ukuri nyine byararangiye, aricyo kintu arimo arifuza. Ese aba ameze ate? Biba byatewe. Ntekereza ko wenda ako kantu kari budufashe kugira ngo nyine wenda tubashe kureba ko mu by'ukuri, kugira ngo bigere kuri wa mwanzuro wo twumva abantu bavuga ngo byarangiye. Iyo terime nkoresheje ko numva atagize nyine mbese kuvuga ngo bigeze ku mwanya wabyo wa nyuma nyine wo kubishira hanze. nuko noneho rero ntubizi se ko hari abantu nyine basigaye babana mu mazu, baba bari kumwe mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se n'abafite long distance relationships, ariko nyine bagatandukana kubera ibintu bimwe na bimwe. None muri ahubwo twibaze, wenda mu bo tuzi cyangwa se mu byo twagiye twumva, ni ibihe bintu bishobora gutuma abantu babana basa n'abatandukanye ariko bagakomeza bakabana? Mu by'ukuri turasa naho nyine twari twagiye tubikoraho, ariko wa mugani kugira ngo umuntu agere haje gutandukana n'uwundi, biba byarabanjirijwe na ya divorce nyine ituje, cyangwa se iriya divorce ituje umuntu atarabwira mugenzi we ati ndi kumva nyine ndambiwe, ngeze kuri wa mwanya wa nyuma, ahantu azavuga ngo njewe mpeza ishakoshi yanje n'abana banje, noneho nigendere. Ariko urumva hagati aho haba harabanje gucaho ibintu, arizo bimwe muri byandi dusa n'abagiye bavuga. Nyine bihera mu kutumvikana, noneho umuntu utumvikanye n'undi bishobora kuba byarakuruwe n'ikintu gitoya, nka ziriya ngero twagiye dutanga. Swat umugabo wamushizeho pressure, uhora umubwira ibintu bitumvikana bimurenza ubushobozi. Ni urugero nka birya nari natanzemo urugero bya wa mugore ushobora kubwira umugabo ati ejo nararebye, expectations ziri hejuru, zishobora kukudisappointinga wowe ubwawe, kuko iyo level aho utekerezamo ntimurayigeramo. Umugabo ntaragera ahantu ho kugurira imodoka, ariko umuhejeje kuri pressure, umwotsi igitutu buri kanya, uvuga ati hari ibintu mbona bitagenda. Urwo ni imwe mu ngero twagiye dutanga. Swate bigakururwa n'ico cyangwa n'indi mpamvu iyo ari yo yose yo mu rugo ishobora gutera kutumvikana. Rero ibyo ngibyo nibyo
bigenda bikaza buke buke noneho ikibazo twagiye gusanga gikomeye no kuruta ibindi, umuntu nta communicating mugenzi we ngo amubwire ati ngewe ndumva ngeze ahangaha, iki kintu nikirenga ahangaha ndabona kizaba kigiye kurenga ubushobozi bwanje. Noneho uko kubiceceka nyuma hakazabaho kubastinga, hakabastinga noneho ikintu kitari ciza bitewe nuko habayeho kubiceceka, bigenda byirundanya bigera aho biba byinshi. Wenda ntarinjira muri iyo point y'ukuntu abantu batandukana babana, kuko nayo ubwayo ni nini, kuko wenda turaza kuyinjiramo, ariko nari nongeyeho nyine utuntu dukeya. Reka ntange urugero rw'ikintu tutavuzeho ubushize ariko gishobora nanone gutuma twinjira nyine muri kino kiganiro indani neza. Hari ikintu tutavuze ubushize kijanye n'agakungu, ni ukuvuga ngo abantu mubana ni abantu bashobora kugufasha kubaka, kubera ko niba hari ikintu uhabona kicenda kuba cyangwa se kiri mu nzira yawe, ariko ukaba ubana n'abantu, tuvuge ku rugero je ndi umugabo, niba mbana n'umugabo watandukanye n'umugore, ariwe muntu uzumbwira inama, umunsi nzaza kumubwira ko iwanje habaye akantu gatoya, nta handi azabiganisha, azambwira ko ndi hafi urugo rwanje rugiye gusenyuka. No kuvuga ngo azambwira ati yo nuko nimba ari uko nguko nanje iwanje vyamye bizitoratoza gutyo, nuko twatandukanye n'uwacu. Ico kintu kirebe neza, mu vy'ukuri ntago bakubwiye nabi, ariko wenda hari ukuntu umuntu wese azatanga inama ijanye na experience. Abenshi batanga inama ijanye na experience bagize, noneho ugasanga ico twibaza kuri none kimwe cya kabiri cyangwa se n'icatuvuye kimwe cya gatatu cy'abantu benshi bagiye batandukana, birashobora kuba byaratewe n'abantu babana, intekerezo bagenda babona abantu babana mu buzima bwa buri munsi. Niba ubana n'abantu bazima, bizagora n'umunsi uzaza uhawe babwira ibintu wewe bigaragara ko wageze ku mwisho, bazogufasha kugira ngo ibintu babigarure ku murongo, banakugire n'inama nzima. Ariko niba ubana n'abantu nawe ubwawe ubona nyine imyitwarire yabo ni ikibazo, okay, si imyitwarire, nimvuga imyitwarire ndabantu bari uzumva, ariko hari uburyo mudahuje imyitwarire yawe n'iyawe, ntabwo values ico wowe ubona ko ari icy'ingenzi, bo bakakwereka ukuntu ico kintu kitanabaho. Niba uri umuntu wari arizo wasetinze ko boundaries wowe utagomba kurenga, iwe akakubwira atakareka uzuza twigendere nta kibazo. Biriya se abagabo biki gihe nukuba managing, uzuza twigendere tiwumva, cyangwa se abagore biki gihe nuko nta mpamvu yo kwirwana n'umugore, uzukira ucya wigendere umugore se. Bene uko kuntu nyine iyo aho hantu wisanga hagenda hagupushinga, hagukura ahantu hakugeza ahandi, ni ngombwa ko buri muntu wese agenzura abantu babana nimba koko hari ico bazabamwongeraho cyangwa hari ico bashobora kumufasha. Rero iyo set yo ahantu umuntu, donc uko kuntu aho umuntu yisanga navyo kwisurroundinga n'abantu nyine bashobora kukugirira umumaro. Ikindi ntekereza ko indi topic ni ikindi ntekereza ni uko nyine umugabo gukora inshingano ze nk'umugabo, n'umugore agakora inshingano ze nk'umugore. Sibyo? Akenshi inshingano z'umugabo n'umugore iyo turimo tuzirebera nyine mu bintu nge nita ko ari bito, bino abantu bahita bavuga ngo umugabo agomba guprovidinga iyo provision, bakayivuga mu buryo bujyanye n'amafaranga, which is good, ariko ntago ari ibyo, siho bigarukira, birenze ibyo ngibyo. Noneho rero ugasanga, sinshaka kubyinjiramo cyane wenda izo role zabo, ariko ugasanga umugabo kwa kundi agomba, nimba nyine twavuze ko umugabo ari umuyobozi, sibyo? Tubyemera nk'abakristo, kanaje amakosa aganyeshere ku bagabo, kibazo turaganira, hari ikibazo nimba ari ukeneye kuyaroza. Urumva kwa kundi nyine twavuze ngo ni umutwe, ni umuyobozi w'urugo, like yego nyine iyo ni titre Imana yaguhaye pe, nta n'ufite kuyikwaka, nta n'icyo twakora kugira ngo tuyikwake, ariko nyine at least nyine gerageza ubeho nyine muri ubwo buzima, ako kazi gakore, tanga iyo security mu rugo, sibyo? Gerageza ku managinga ibintu mu rugo, gerageza kwegeranya umuryango wawe, gerageza kuba icitegererezo, gerageza kuba icitegererezo. Uzi ko hari igihe usanga umugore nyine ashobora kuba wenda
hari urugero ndi gushaka gutanga ariko sinzi nimba rutari sensitive cyane. wowe rutange Urumva. nirugorana Urumva. nta kibazo ariko nimba rwo dufasha kuganira. hari amakesi twagiye twumva y'abantu babaye muri Kenya ugasanga aho umugore ufite abana abyuka mu gitondo afite inshingano. Buriya inshingano z'umugore ziragoye mu busanzwe zo kwirirwa mu rugo gukora ibintu byose cyane cyane nk'umugore udafite umuntu umufasha. Urumva agakora izo nshingano zose akita ku bana akagira gute, ariko ugasanga wa mugore niwe nanone ufite umutwaro wo guprovidingira urugo, kandi atari ukuvuga wenda ngo ari nko kuri nyine wenda ari nko muri position afite nk'akazi karenze, wenda arimo nyine kari stable, kari stable katarenze ariko kari stable, afite amafaranga runaka arimo arabona. Ugasanga hari nyine wenda akaba sirisharije se cyangwa akaba overloaded. akaba overwhelmed n'izo nshingano. Ugasanga wenda umugabo nyine ni nk'aba bagabo cyane cyane wenda baba bagiye mu bikorwa by'ivugabutumwa cyane cyane, ariko ugasanga noneho byaramutwaye cyane, yibagirwa ko hari ahantu akenewe, ko hari inshingano runaka agomba gukora, agomba kuba ari mu rugo, agomba gutanga. Ahantu uvuze ivugabutumwa none se abavugabutumwa nibo baza bagenda bonyine, abandi batari abavugabutumwa ntibaza bagenda? Impamvu mvuze gutyo niyo mpamvu nazo ngashobora biri sensitive. Impamvu mvuze gutyo ni uko ari rwo rugero nizo ngero nzi. Urumva hari ukuntu nk'abo tuzi mu Banyamurenge, hari ukuntu bakunda gutembera cyane. Urumva akaba ari n'abandi wenda baza batembera, ndi kuvuga bonze. Urumva kuturagira bate akaba wenda ari hano, ari nko nk'i Bugande. Urumva noneho muri next 2 weeks akaba ari supposed kuba ari Bugande, ari mu Rwanda. Mu yindi minsi akaba ari supposed kuba ari Burundi, cyangwa nyine Afrika hari ukuntu bayizenguruka kabisa, which is good. Ni byiza cyane ko baba barimo barakora umurimo w'Imana. Ariko noneho ugasanga hari wa wundi wenda nyine urugo rwari rutaraba, nta yindi source ya income bafite. Urumva noneho ugasanga afite nk'umugore ufite abana 2-3, wa mugore yarabyuka agategura umwana wenda afite akamujyana ku ishuri, agaheka undi. Urabizi nyine hari n'ababa bafite n'utuzi nyine ureba ko ukabona ko kabisa karagoye kuba kari karakorwa n'umuntu w'umugore muri iyo situation. None rero amakuru twagiye twumva aho byagiye birangirira babandi nyine bakagira gutya bakajya mu bihugu byo hanze. Umugore ati rero dore kitari bube nje nawe ganti tuguma kubana. Icyambere cyo igihe twari turi wenda ahantu tutari dufite ubushobozi, sinari ngukeneyemo ibintu bikomeye cyane, ariko nari nkeneye kuhaba. Ariko sinakubonye ari iyo provision niyo y'amafaranga nubwo twavuze ngo ni ibintu bito mbese. Mbese ni iki kwa useka ari umuntu ugendaga mu Kinyamurenge bazamwita karegere. Urumva ari iyo provision y'amafaranga ntago wahabaye ngo uyitange. Urumva yewe ari ya emotional support ntago wari uhari ngo uyitange. Ntago nigeze nkubona nyine nk'umugabo wanjye, uko umugore yumva yifuza umugabo we ngaba muri ruhande, ntago wari uhari. None ubu ngubu ko ndi kubona n'abana banjye nshoboye kuba providingira no kubona wenda nako kazi yego ndagakora ndavunika, ariko ndimo ndabona amafaranga, ndimo ndabatunga. None ga urajaga kwa nyoko. Okay, noga ino topic tugeze birasa nigize, ariko mu by'ukuri abantu benshi bagiye baba mu bihugu bigira amategeko n'amabwiriza atandukanye. Noneho twagiye twumva amakuru y'abantu bava swate hano muri Kenya cyangwa bakava mu Rwanda cyangwa mu Burundi, bagera hanze bagatandukana. Noneho yarakoze kuri ako kantu mitanibuka nyine kese zagiye ziba zimeze gutyo. Bigaragara ko mu by'ukuri hari igihe abantu babana cyangwa se baba bari kumwe mu rugo, ariko ukazasanga icyitwa urukundo cyo cyamaze kuvamo, hasigaye kuba yubahira umugabo ko aza providing. Kandi birashoboka ko umugabo ashobora kuja gushaka uburyo providing ntibikunde. Ese cyo gihe iyo nzu ntazoyiraramo kubera ko ata providinze. Noneho ugasanga abantu icyo kintu nico mbese baza definingiraho ko umuntu ari umugabo azana na mukundi yo ya providinze. Iyo ata providinze ntaba yumva mukunze cyane. Uretse twakivuzeho
ni ikintu kibi pe. Ni ukuvuga ngo umugabo aba umugabo igihe yabonye amafaranga n'igihe atayabonye, ariko kandi hari iriya spirit cyangwa se atmosphere aba yararemye mu rugo rwe yo kumva yo kuba ari we nyine wegeranya famiye, kandi n'igihe bitameze neza akaba kipinga nyine mu bundi buryo butuma bashobora kwenjoyinga nyine nubwo badafite byinshi bihagije. Noneho ganico yaravuze avuga aho wari uvuze ngo uyu umugore ageze aho ashoboye umugabo ataramubaye hafi batarabanye. Hari n'ikindi kiri aho ngaho naco, hari n'ukuntu babana bakabana azamutombokera akamutombokera uzamva umeze neza kandi nzambona uri igipfu ntumeze neza. Noneho umugore se w'umunyamurenge akaguma akabibika nyine mu mutwe akabibika akamwihorera bashika mu kindi gihugu gifite andi mategeko. Hari amategeko yiriya muri biriya bihugu atangaje cyane, ntakunze abagabo ntaza bababarira, ndetse bagiye bapanga ngo ukunti abantu bakurikirana mu bihugu zo hanze sanga umugabo niwe uba hasi, n'amatungo amwe bagiye bayapanga akaza imbere y'umugabo, kuvuga ngo habanza abagore hagakurikira amatungo tutavuze amazina, noneho hano munsi akabona kuza umugabo. Urumva ukuntu isi ishaka ko yapanze uburyo nyine bwo gusenya umuryango ariko ikoresheje ibitekerezo bitubakiye ku kuri. Ni ukuvuga ngo iyo bageze muri bene ico gihugu rero gifite bene ayo mabwiriza, wa mugore ga niho wari uvuze azayamagira urya kabati sasa wowe wagazuma kumbwira ikintu cyose nkoze ukambwira ngo ni ukantombokera aho guproviding ibyo nari ngucungiyeho kuza providing ubu nanje ndabishoboye, akama mubwira ngo genda uje kwa nyoko tuzobonana umwaka utaha nimba tuzaturera abana ubwo leta izadufasha uburyo tuzaza duhura. Noneho rero bigahita bitiza umurindi umuntu wavuye ino cyangwa se wavuye muri bino bihugu zacu akaja muri izo bihugu z'abazungu, bikamutiza umurindi wo gushaka kwihimura ku muntu bavuye iriya baratandukanye, ariko noneho akabona system imutije umurindi, akavuga ati sasa ngomba kukwereka tukwiriye kurara muri ino nzu, uragenda naje ngende ahantu ndi buhurire nawe. Ubu ngubu tugeze noneho ahantu binsapotinga kuba ndashobora gukomeza kubana nawe. Ariho yenda tuza guhita tunagaruka kuri ya comment ya wa muntu wavuze ngo aho kubana nabi twatandukana. Kuvuga ngo uwo muntu byabaye kera, biba kera ariko arabigumana, noneho hageze ahantu system imwemerera kuba yabikora. Urabizi hano iwacu ho benshi baza banarimitingwa bakarimitingwa n'umuco, umuco ukamurimitinga kuba ashobora kuba yoshira icyo kintu hanze akabana naco, ariko muzukuri yarakomerekeye mu rugo, yarahuyemo n'ibintu, nimba ari umugabo umubwira nabi cyangwa nimba mukomeretsa mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Aho rero ugasanga nyine ageze ahantu noneho bishobora gukunda ko divorce imworohera agahita ayikora. Nico nashaka kuvuga. So ntekereza ko ico wenda none nshaka ko dusa nabegeranyije no kuvuga ngo kwa kuntu umuntu avuga ngo babanye nabi to the extent nyine gushaka gutekereza ko mbese ico gitekerezo cyo gutandukana kigenda ciyubaka ni ibiki nyine biba bigaragaza ko abantu babanye nabi. Hari imico ngico sibyo. Ikindi kintu ntekereza ko gituma abantu bagaragara ko babanye nabi, nyine umwe yiyumvisha ko babanye nabi, urumva ni ukuba umwe akandamiza undi mu buryo bujyanye n'amarangamutima, ntamwiteho. Ndivuga nk'umugore, abagore bakunda kuba n'abagabo yewe sibyo, gufilinga appreciated, ukumva nyine uri seen, sobanura ese ukumva witaweho nyine, ukumva nyine umuntu arimo arakubona uko ubuzima bwawe bumeze kose sibyo, icyo waba urimo urakora cyose ugahora nyine ubona izo affirmation, ugahora ubona nyine umuntu ari hafi yawe, muri kumwe mu buryo bujyanye na mu marangamutima, muri kumwe kabisa. Ariko hari ibintu biba ugasanga umuntu yirengagije undi sibyo, bya bindi ni hahandi usanga ugasanga nk'umuntu ukunda kubimbwira tukabona nk'umuntu arangiza ukambwira ati se uyu muntu ntiyubatse ejo bundi, ntuse ko yashaje, what happened, komeze nk'umuntu nyine
ushara kandi ni ukuri hari ibintu ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ntabwo ari ikibazo ciki ariko ugasanga hari ukuntu na kwa kwegerana kwabo hagati yabo ntekereza ko bigira impact sibyo kuri kuko umuntu agaragara uko yitwara ahantu aba mu buzima bwa buri munsi hashobora kumuaffectinga kumera ukuntu ukabona n'umuntu utafite confidence urumva ibyo ngibyo bishobora biterwa nuko no mu rugo babwirwa nabi nko gende barimo uravuga abwirwa nabi ntacyo maze waranahindutse warahindutse warabyaye warabyibushye ntago umeze neza ntukiri mwiza wabaye undi muntu umejiachilia sana which is true birashoboka nyine ko umuntu ashobora kwirekura ariko noneho ukomeza kubyumva hari n'ubu urimo aragerageza wenda bitewe n'ubuzima noneho akazagera ahantu akumva kabisa ntago mukiri connect akumva ntago mukiri connect akumva ntago ari wa muntu wagiye kumubwira neza akumva ntago ari wa muntu yagendaga amashaka kumva ari safe urumva wa muntu wajyagaho nyine ukumva nyine umeze neza none ejo bundi rero byo ndivuga nyine ibintu aho bijya guturikira wa muntu kabiri kangahe agahura n'umuntu utangira kumubwira ko nyine ari igitangaza akaba arakibaye kandi akakiba none kwaba yahuye n'ubimubwiye kazamuka nyine akabona umuntu umwapresiya uri mwiza ukora ibintu neza ikintu urakizi noneho akumva yongeye kuba erego nukumeze nka kwa kundi ku ijambo ry'Imana umuntu utarasobanukirwa urukundo rw'Imana nuko Imana imufashe hari akagereza Satani azashira mu bantu urumva akagenda akagukingiranamo kuko akakugira imbata ukumva ufite guilt nibyo bya bindi usanga umuntu azaje imbere y'Imana ukarasenga hayitukagura hayagira gute urumva ariko the moment umuco w'Imana ukurasiye mu buzima bwawe wakira ijambo ry'Imana wakira urukundo rw'Imana like utangira nyine kubaho differently ijambo ry'Imana turizarivuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura kuvuga ngo ikintu uriya mugore abamenye ukundi kuri atarazi ko n'umuntu wabambwira ngo meze neza nambaye neza ndi mwiza gute ko ayo makuru iwanje ntamenyereye bigenze gute uko kuri rero kukamubatura nawe akanabyisha atangira no kubyishaka azamayibona ari uwundi muntu niyo yagiye mu kiyo simpamya ko wenda azare yireba mu kiyo azayikubitaho cya muri miliyoni akaba biracitse kanayahindutse ko ino bya mugabo ibintu yavuze ari byo none ndaguma kuri uyu nguyu uguma ku kubona nyine nta kigenda urumva rero ntekereza ko ibyo bintu abantu babyima agaciro ariko birakonta cyane birakonta kabisa nyine kubera ko ubuzi ngo uyu muntu nyine uko bimeze kose arambona kabisa atuma nanjye niyumva neza uko tutitaye ku bintu byaba bimeze kose rero the moment wa muntu azagera yarenze akabona undi muntu umwapresiya arimo aramubwira neza arimo aramutreatinga nka baby girl ngo abantu bikigiye bakeneye ko abatreatinga ngo nk'abana not that ukoze direct translation kandi nyine irasoundingana urumva akumva hari akantu muri we kazutse imbaraga n'izindi mbaraga zibonetse uyu nguyu turakomeza nyine tubane kubera iki urumva aba yaramukandamije aranamwirengagije kandi ibi ngibi bizana n'ikindi kintu hari ikindi kintu biridingaho cyo kuba abantu batakaza ubusabane bwabo mu nzu hagati y'umugabo n'umugore kubera ko wa muntu ntago nyine umwapresiya reka nubwo dukoresha iryo jambo ariko it's bigger than that sibyo ariko noneho utuma kwa kubura confidence ye ntago muba mukiri intimate none se nimba mudashobora kwicarana n'umuntu ngo muganire sibyo muvugane nyine 1 2 3 umugore arimo arareba umugabo amubona nyine nka haya authority kabisa undi muntu nyine adashobora kwegera sibyo no kiongozi urumva ni kiongozi nyine kandi mamaza yitabaga waho ngo kiongozi urumva kera zagiye kuyindire mbese niko kwa muhamagara gavana wa Nairobi mwizina kiongozi urumva rero ugasanga ntago yisanzuye
urumva ntabwo yisanzuye. Umuntu ntabwo muzajyana mu muhanda nimba yirirwa kubwira ati tusa neza wari umeje acilia nyine byagenze gutya na gutya na gutya no mu bukwe ntabwo ujya ubona ko iki kintu gikinguye ahandi hantu. Hari abantu uzi ko hari abantu bafashe umuco wo kugendana sibyo nyine abagabo n'abagore barawufata kabisa barawureka ku buryo babona abantu bagendana bahorana bakabibona nk'aho ari ibindi bintu bidasanzwe kandi ibyo bintu bisanzwe mu by'ukuri ahubwo nibyo nabyo bidasanzwe ibidasanzwe nuko mutogenda. ukabona umugabo aje mu bukwe saa 3 sibyo za mu gitondo kandi ubwo mu by'ukuri wenda umugore akariye nk'umugore afite umwana w'uruhinja cyangwa tutetse n'uruhinja hari ukuntu wenda ufite nk'inshingano runaka akaba kugira ngo ukerereze genda ariko mu by'ukuri umuntu nta n'inshingano afite akabireka tu he's just being present nk'undi muntu wari wese ukabona yaje uwabo nawe araje buke saa 5 umwe yicaye hariya undi yicaye hariya kuri njye ntekereza ko bari abantu barimo baramisinga ibintu byinshi kuko iyo twicaye gutya turi kumwe tukakira message turi kumwe yaba ari yo mu rusengero yaba ari ahandi hantu hose hari therapy biba birimo biradukorera hagati yanjye nawe hari ukuntu tuba turimo turumva ibyo bintu hari ibyo dukuramo urumva just kubera umwanya duspendinga turi kumwe urumva noneho rero ntagiye kwinjira muri ibyo ngibyo cyane noneho ugasanga ico kintu carabuze nta gihari babantu nta intimacy bafite babantu ntago baziranye ariko hari aho ngaruka sinzenda imbobwo ariko bize kugera kuri divorce cyane warugikomeje ariko hari aho ngaruka no kuvuga ngo hari ahantu hakoze uvuga ibintu abantu ryatotezwa nyine kumwe nabivuze 100% amakuru umuntu wese yumva mu buzima bwe bwa buri munsi azamugiraho ingaruka nta gatekerezo gato uzumva abantu batanze baravuga ngo umugabo umwe ngo abagabo 10 barapanze ngo bamubwire ko agwaye ngo bahuye wese aza ngo ari abagabo 10 kandi mureke tuse twama tugenda dutandukanye wewe urinjira umubwire ko habona yagwaye igihe nawe uzira amasaha uzira nawe umubwire ko habona yagwaye nundi byagengo kugera ku muntu wa 10 kurumva hagiye hinjira umugabo umwe amubwira ko tubona ugwaye wa ni gute byagenze gutyo ngo biza kugera ku muntu wa 10 urya mugabo kera yaryamye ari ku musego ngira ngo wa 10 yaje kumubwira kera uwo mugabo ari ku musego yaryamye ati uraje abandi hano wavuye abandi gakunda musa nagwaye wagwaye uko nyine wagwaye nyine uragwaye so ivyo nari mbivuge wenda uwo mugabo tuvuge ko yaremze ku muntu wa 7 ku 8 kumanura kandi aba yaremze gataga bayigirisha uwo mugore rero cyangwa uwo mugabo ubwirwa yuko afite ivyo atujuje hari ivyo atujuje agahora avyumva mu buzima bwa buri munsi niryo kandamizwa biramukandamiza bikamushira ahantu ari harya twaba tuvuze nti umuntu none yamenye yahuye n'umubwira ibiri different bitandukanye n'ivyo asanzwe yumva azayibonamo izindi imbaraga atarasangana rero iyo atmosphere iba mu rugo rero igomba kubamo ko abantu bagomba kubwirana n'amagambo meza kandi bakumvikana nyine bakagira mu ijambo sinekere twavuze abagore ariko si ku bagore gusa kandi n'ikindi ibigasi by'abanyamurenge gusa n'isi yose ni muri rusange abantu bose nuko nguko bimeze hari abantu baba bari mu buzima wenda nyine buri basic reka tubivuge gutyo sibyo kubu nyine twese tubayemo ubuzima busanzwe ubuzima buciritse bw'abantu noneho ugasanga nyine wenda umugabo arakora uko ashoboye yewe nyine nakwa guprovidinga akabizana ariko wenda ko umugore ashobora kuba adafite patience cyangwa kwera ibindi nyine wenda arimo arabona nibyo yifuza nawe akamuhoza ku nkeke iyo tuvuga emotional abuse ntabwo ari abagore bayikorerwa gusa n'abagabo barayikorerwa ubwo bwata ko si wowe bimeze bite like nzoguma kuba muri iyi nzu mpaka ryari ndashaka kuva hano ndashaka kujya hano uri umugabo nyawe kudashobora kumfata ngo wewe wazerere Nairobi yose none utahanye 5 wewe ntamugabo kuri urumva ati none nyine ndashaka kuva hano ndashaka kugira gutya noneho wa mugabo nawe bikazagira nawe bikamukuramo confidence
nawe akumva Ashoboye ari nyine less of a akumva man nyine akavuga ati se atashoboye. nimba ndi umugabo udashobora gushimisha n'umugore wanjye ngo muprovidingira n'abana nkora ibingibi nawe withdraw twavuze muri intimacy iba ku mugore nawe ikaba yabaho kubera ko ntekereza ko wenda abagabo cyane cyane hakora part ya confidence. So you can imagine rero umugabo udafite confidence mu rugo siba yashize ubwo rugo ruba rwagiye. ahubwo noneho abagabo aho biza bija gutandukanira kubera ko nyine wenda ari na igoye iba yaba yakozweho atangira noneho kureactinga kurespondinga muri mu buryo buri defensive. Ari defanda nyine aba yatatswe igoye iba yatatswe noneho ugasanga atangiye kuzajya kubwira nabi urumva bamwe nyine bamwe bakagumuka bakanabakubita bakabacishamo ingi urumva kubera ko ibintu birimo biraba niwe wabibibye cyangwa se akabundi wicecekera akakwihorera akajya kure yawe kabisa kugira ngo ukuvuga ngo ubusabane bugashira ariko akasa n'ubihisha akaba hari ariko adahari akazageza mwiriwe akareba muri telefone agasubiza imbuga akagira gute kuko wenda ahandi ho niyo contribution aba yatanze iri recognized urumva akagira gutya abandi nabo uwo ni umuntu uri a bit calm and collected hakaba n'undi noneho utaba ushoboye nawe kwiyegeranya bikaba byamutera kugira indi mico urumva akavuga ati niho bamwe ntekereza ko byose biba amahitamo y'umuntu ariko nyine hari abagiye bavuga ko byabibateye ukabona wenda uramupushinze ko yaja mu biyobyabwenge kugira ngo nyine yumve ngo bazabumva nyine bameze neza confidence ngo izamuka azayumva akumva nyine yavuye muri iyo mibabaro urumva uko umuntu wimutseho agashaka ibishoboka byose kugira ngo akuburire umwanya byibuze azajya yinjira mu nzu nka saa 8 nyine ahite yiryamira mu gitondo yongera abyuka agende noneho rero wa mugabo nawe hari igihe kiza kigera agahura n'umugore urumva runaka kandi ga divorce ntago iba kuko wenda wabonye undi muntu ishobora kuba kuko juste wananiwe umvisha umuntu yakunanije ariko turimo turavuga mu gihe haje mu ndi muntu kamubwira ati gusuzuka mu gitondo ukaja gushaka amafaranga mu gitondo saa 2 ugataha saa 11 aturi umugabo mwiza kabisa nyine uba wasacrificinze byinshi ku rugo rwawe ukuntu tujya duhura warushye nyine watagangaye okay muzukuri iki kintu ni kinini ni kinini namwe muzatubwira abadukurikiye muzatubwira ni ibintu binini cyane ntitwanabivuga nyine ngo tubirangize niyo mpamvu mubona hari aho twatubwira abantu bagafatwa n'ibitwenge kubera nyine situation y'ukuntu zigiye zimeze ariko abantu bashakanye umwe agomba kubona mundi ikibanza cyo gutuza situation yaba imeze nabi cyangwa yaba imeze neza mu gihe cyose cyo kibanza kidahe kiboneka kera hari insecurity yinjiye mu rugo kandi zabageza n'undi ku kintu kitari cyiza kuvuga ngo umugenzi wawe umubonye nk'ikibanza cyo gutuza cyangwa se ukamubonera ari muganira ukumva muratuje ibintu zose biritse mukabyitsa izo stress zose abantu birirwamo iby'umwerwamo n'iby'undirwamo mukabyitsa mugakomeza kuba muri ahantu hameze neza hari amahoro n'ubwumvikane ni byiza cyane kubera ko nyuma y'aho ngaho nyine abantu baba batangiye kuvamo buke buke ariko yenda ntiturenga cyane ntitukomeza kuvuga tugiye gusa n'abasoza ariko dusoza si ugusoza ni ukwibisubika feel free to write just bivuge kabisa mufite ibitekerezo byinshi cyane turabizi ko nubwo aritwe tuba twicaye kuri iyi kamera ariko namwe mufite ibindi even mu sharing experiences uvuga ati ngewe byagenze gutya hari aho nageze numva gutya natwe tuzaza hano tubisome tubabwire ibyo dushoboye kubonera ibisubizo tugire n'ihishurirwa tunagiremo n'ihishurirwa tunakuremo natwe ibishobora gukomeza kutwubakira kuko natwe tuba tuvuga gutya yenda ati turi amarobo turubatse urumva ni ukuvuga ngo twese byotubaho rero mu by'ukuri ndumva inama gusa twatanga ni ukuvuga ngo abantu bagire umutuzo umujyi ntudukange kuko umujyi waje udusangaho si twe twawusanze ntabwo ari ikibazo cy'umujyi ibyo ngibyo ntekereza ko n'ahatari umujyi wenda bishobora kuba bihaba ikindi hari ikintu twavuze kuri
ibintu bijanye n'amafaranga ntitwabivuga neza. Noneho hari indi topic nshaka kuzanaho. Umuntu iryo jambo rirakomeye, ukandamiza mugenzi we kubera ko ari we ufite amafaranga, kandi ibyo ngibyo bya playinga both ku bagabo n'abagore. Akamukangisha ifaranga, ugasanga umugabo afite ifaranga, urumva nyine niwe ukora, niwe ufite akazi, niwe ubasha kwinjiza ku kwezi, noneho azi ko wa mugore amudipendingaho 100%, kandi nje nza numva ari ikintu ciza. Byakaba nyine kuba ari ibintu umuntu wese nk'umugabo nyine uvuga ati Imana ishyize muri uyu mwanya umugore wanjye arandipendingaho, it's a good thing, nyine reka nkora uko nshoboye, sibyo? Mu gihe ari uko nguko bikimeze. Ariko ugasanga uwo muntu aragira azamukangisha nyine ko ari wowe ufite icyo abona ku kwezi, kubera ko ahora ameze gutya, ahora amutezeho amafaranga. Arabizi ko umugore ntabwo azabona amafaranga yo kwisukisha atayamusabye, umugore ntabwo azabona, nyine nta kintu cyose azakora bidasabye ko umugabo aba nyine yashize mu kuboko. Noneho rero ugasanga yamugize nk'imbata, urumva, ahora asa n'umusaba, kandi ntibyari bikwiriye ko abantu babana umwe asaba undi amafaranga, byose yaba umugabo cyangwa yaba umugore. Amafaranga twavuze ko ikofa rimwe, akamusuzugura muri ubwo buryo, akamukora gutyo. Noneho ugasanga wa mugore cyangwa wa mugabo nawe igihe aboneye amafaranga akamubwira ati kuriya gari waranyishe, wewe nagaza nk'nikozaho ukama unanira, ukanyima amafaranga, nta soni yo kwisukisha, izo kugura amavuta. Nkakubwira ko nshaka kugura amavuta nyine wenda y'igihumbi n'urugero, kandi uyafite ukanga ngo nzakomeza kugendera ku mategeko yawe, kuko ibyo ngibyo akantu kaba gato ariko kakalidinga. Urumva ya mafaranga babaye igikoresho cy'iterabwoba mu rugo, cy'iterabwoba. Kandi noneho aho bibera akaga, ikintu kirimo kirakorerwa umugore, byo ntekereza ko biza biba bibi cyane, kuko azahita bijana kuri ishu ivuga ngo ese ibi ngibi uyu muntu wundi urimo urankorera bino bintu arankunze. Hari abandi kandi nyine unabirebye usanga harimo ikibazo, ariko hari ukuntu bajya bavuga ngo abagabo babona ibintu muri ubu buryo, ngo abagore babona muri ubu buryo. Rero ntekereza ko bo ibintu byose bihita bijya mu buryo buri emotional, urumva, akabona urimo uramukandamiza, urumva, akabona noneho nawe bigatuma nyine n'ibindi byose bitangira kwangirika. Noneho akifuza akavuga ngo umunsi nzagira freedom, umunsi naje nzobona ifaranga, umunsi nzagira no freedom azombona, noneho ugasanga rero ico naco bikiri mu bintu bituma abantu bavuga ko babanye nabi, gishobora no gutuma umwe muri ba bantu nyine agira ibitekerezo akavuga ngo nindamuka mbonye uburyo bwo kuva hano nzahava. Abantu ntibasangire, ni ukuvuga ngo basangire umutungo n'urugo, ntabwo ari umuntu umwe. Kabone n'ubwo ubuse twarabivuze, jewe ndashobora kuba ndafite akazi wowe ugafite, ntabwo bisobanura kuko amafaranga wowe ubona ari ayawe. Ni amafaranga y'urugo, buri wese afiteho uburenganzira mu ya outlininga uburyo mwebwe mushaka ko akora mu rugo. Amafaranga agakora kuri, hakabonekamo ibyo umugabo akeneye, hakabonekamo ibyo umugore akeneye, ibyo abana bakeneye, ariko ntaherere muri wa wundi urimo kuyakorera, kubera kuko wawo uri wakora none iwe ejo nibishira undi agakora, amafaranga azimuka aje yitwa ay'uwundi. Urumva urugo rukwiye kugira nyine ikigega kimwe, kandi abantu bakabyumvikanaho, tukagira ingo nyine zumvikana, ziri mu mwuka mwiza, zitarimo bene ako kajagari k'umuntu gusa naho agiye gukanga mugenzi we wamuhoye ubusa. Umva rero twagera ku musozo w'iki kiganiro, muzatubwira namwe, muzatubwira uko bimeze, kandi nimukenera ko tuzakomeza point ya divorce nimba yarabaryoheye, muzatubwire, tuzayikomeza kuko ni nini cyane. Ariko gahunda yo gutandukana ibo twarababujije, twaravuze umuntu ufite gahunda yo gutandukana areke, kereka gusa nimba habona haje kuzango n'ibibazo by'umutekano wiwe, ariko ufite gutandukana we bikiri mu maguru masha, we areke abishire mu nzira y'ibiganiro, ibintu bizakemuka. Kandi nimba byarananiranye
atuje kuri comment ya wa mugabo aho kubana nabi nyine botandukana niba byaranze inzira yo kwiyunga Asenge. oya tibasenga sinshigikiye kuco kintu bogisengera Begera barebe ko ari ngombwa ko batandukana umwe aheza undi amahoro ariko kandi bibanje guca mu nzira yo gukemuka ni byiza rero mwakoze cyane ngahe basezera abantu turekere gutyo nuko kabisa reka dusoreze ahangaha ndabizi mufite amayide menshi kandi ari very sensitive kuri iki kiganiro rero muzajya nyine muba open kubisharinga kutwa appreciatinga ni byiza cyane turabikunda mwatweretse urukundo uko murimo murabona ibintu ni byiza mukomeze mutubwire ko muri kubona ibintu ariko kandi mushyiremo nyine n'ibitekerezo nk'ibi ngibi dushobora gukuramo icyo tuganira nyine n'abandi twese hamwe rero reka dusoreze ahangaha mwakoze cyane kudukurikirana na hotara